mumeze mute mva nizere ko umwaka mwawutangiye neza. Icyo mbifuriza ni ukumera neza, ni uguhirwa, bya bindi byose udusengera byiza. Ndakwifuriza ko ubigeraho, ndakwifuriza ko uhirwa uyu mwaka ukakubera umwaka mwiza utigeze ubona, n'indi izakurikiraho n'indi sibyo? Nyuma rero hari abantu bari kumbaza benshi bakambwira bati niki cyagukijije? Ku bantu munzi mfite nari ndwaye uruhu mu maso, nyine hariho ibiheri n'amabara ari byinshi. Noneho abantu benshi bakambwira ngo ninkoreshe ngo biriya bavangavanga cyangwa se ibintu birimo hydroquinone. Ndabwire hapana, ntabwo byakunda, sibyo? Kubera ko biriya bintu byangiza uruhu cyane, ariko cyane. Ubwo rero nahisemo gukoresha ibintu bisanzwe byoroshye bihari. Urumva bya bindi inzobere mu kuvura uruhu bakugira inama gukoresha. Ndabibabwira namwe ubishaka akire atiriwe yitukuza. Guys, kwitukuza ntabwo ari byiza. Uzi kwitukuza intoki zikaba zisa ukwazo, ibirenge bisa ukwabyo, mbese ukabona umeze nka mekikora, sibyo? Ariko ikintu nibanzeho cyane ni produit zirimo vitamine E na vitamine C, sibyo?